Ndagusuhuje cyane. Reka turebe icyaha ni iki. Ntushobora gusoma Bibiliya igihe kirekire utaratangazwa n'umwanya wazigamiwe kuvuga ku cyaha, ku cyagiteye no ku muti wacyo. Urugomo n'ubwicanyi biza mu bitekerezo iyo tubonye iryo jambo. Abaroma ibice 3:23 hatubwira ko bose bakoze icyaha bityo ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Ayo magambo ubwiza bw'Imana ashatse gusobanura ubutungane budahangarwa bw'Imana. Gukora icyaha ni uguhisha intego cyangwa kutagera ku butungane, kandi twese niko tumeze. Muri Bibiliya icyaha kigaragara gifite isura nyinshi. Hari ukwanga kwemera amategeko y'Imana cyangwa kutubaha ayo mategeko, ari byo bibyara igikorwa cy'ubwigomeke, ubwandu bw'umutima, ibitekerezo bibi n'ibyo gucirwaho iteka mu maso y'Imana, kimwe n'ibikorwa byo gukiranirwa. Inkomoko y'icyaha. Icyaha cya mbere tuzi cyakorewe mu ijuru. Lusiferi, marayika ukomeye, asuzugura Imana. Agasuzuguro ke katakwihanganirwa katumye atakaza ubuturo bwe bwo mu ijuru. Ibyabayeho kubera icyaha. Bakimara gukora icyaha, ababyeyi b'inyokomuntu babonye ko bari bambaye ubusa, maze bakora ibishoboka byose ngo bihishe badatinyuka na gato guhangara amaso y'Imana. Igihano gitangwa ku cyaha ni urupfu. Guhera mu myaka yakoreweho icyaha, Adamu yamenyeyeho urupfu rw'iteka. Ibyo birashaka kuvuga ko yahise atandukana n'Imana, ntiyongera kubona ubwiza bwayo. Ubwo kandi yahise ajya munsi y'ubushobozi bw'urupfu rw'umubiri. Nubwo atapfuye rugikubita, kuva yari amaze gucirwaho iteka yagombaga guhura n'urupfu, byaba vuba cyangwa kera. Kamere ihindanye ya Adamu ubwo ihinduka umurage w'abamukomotseho bose. Buri mwana ubyawe n'ababyeyi b'abanyabyaha avuka ari umunyabyaha. Kayini, umuhungu w'imfura wa Adamu, abiduhamo urugero ubwo yicaga mwene se. Kubera ko abantu bose bavukana ibyaha, biragoye ko bahita bashyikira ubwiza bw'Imana. Niyo mpamvu umunsi umwe bazakubitana n'urupfu rw'umubiri uko byagenda kose. Igihe cyose tugenda duhura n'ingaruka z'icyaha. Amarira, indwara, imibabaro n'urupfu ni zimwe mu ngaruka nyinshi z'icyaha, kandi ibyo tukiri mu isi tugomba kubibona. Igihano cy'icyaha. Mu Baroma twabonye 6:23 Imana ivuga yeruye ko igihembo cy'icyaha ari urupfu, nirwo ruhanijwe nacyo uburemere. Nicyo gihano buri munyabyaha akwiye. Igihe cyose umuntu aba ari mu cyaha aba apfuye mu buryo bw'umwuka, hanyuma umunsi uzaza ubwo azagomba kunyura mu rupfu rw'umubiri. Igihe urwo rupfu rw'umubiri ruzaba rumugezeho, rugasanga akiri mu byaha bye, azongera nanone apfe mu buryo bw'umwuka. Azaba atandukanyijwe by'iteka ryose n'ubwiza bw'Imana, hanyuma iherezo rye rizaba guhanirwa ibyaha bye mu nyanja yaka umuriro, ari rwo rupfu rwa kabiri. Aho wabireba mu Byahishuwe 20:14. Imana yatanze umuti ku cyaha kugira ngo abantu bace ukubiri n'imibabaro y'iteka ryose, ariyo ngaruka y'icyaha. Yohereje umwana wayo mu isi kugira ngo azanire abantu uburyo bwo gucika igihano kubw'Umwuka Wera. Umwami Yesu Kristo avuka ku mwari Mariya, bityo nta ruhare afite kuri kamere yanduye ya Adamu. Mu bantu bose niwe wabayeho nta cyaha. Ku musaraba w'i Karuvari yahanwe igihano cyatewe n'icyaha, hanyuma gutyo abatanze ibyasabwaga byose n'ubutabera bw'Imana, ku buryo yo ubwayo yumvise ko nta kindi yakongera gusaba ku bw'icyaha. Ezekiyeli 5:13 haravuga ngo, uko niko umujinya wanjye uzasohozwa, kandi nzabamariraho uburakari bwanjye bukaze, mbone gushyitsa umutima mu nda. Bazamenya yuko njye Uwiteka navuganye ishyaka ryanjye, ubwo nzaba maze kubasohozaho uburakari bwanjye. Nta burakari rero na busa Imana ifitiye uwamaze kwizera Umwami Yesu Kristo. Imana yabumariye muri Yesu, bityo abari muri Yesu Kristo nta teka bazacirwaho. Abagalatiya 3:26 Mwese muri abana b'Imana mubiheshejwe no kwizera Yesu Kristo. Ndabashimiye cyane kubw'umwanya wanyu mwafashe mukankurikira. Duhurire mu bindi biganiro.